Polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali yerekanye Nsabimana Janvier watangije ubushabitsi budasanzwe bwo gusabiriza we yafataga aside akayishyira ku myanya y'ibanga y'abagabo kugira ngo bagaragaza ko barwaye kanseri maze abaturage bakabahundagazaho amafaranga yo kwivuza ku buryo ku munsi yinjizaga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri iki gihe biragoye ko ushobora kunyura muri gare cyangwa se mu isoko runaka udahuye n'abantu basabiriza, aho usanga bamwe bavuga ko babuze ubushobozi bwo kwivuza indwara zitandukanye zirimo na kanseri n'izindi. Akenshi iyo bari gukora ibikorwa usanga bafite n'ibimenyetso bigaragara kuko bafite amafoto yerekana ko bafite indwara zikomeye cyangwa ibibazo bibarembeje bishobora gutuma babura n'ubuzima bwabo, nyamara kenshi ari ibinyoma bigamije amaronko. Ahangaha umwe muri abo bantu batangije ibikorwa Nsabimana Janvier we wari warabigize nk'akazi kuko byibura ku munsi yinjizaga miliyoni zirenga 2 z'amafaranga y'u Rwanda akora mu bikorwa byo gusabiriza. Nsabimana yerekanywe kuri uyu wa 20 Kanama 2026 ari kumwe n'abandi bantu 8 bafatanyaga muri ibi byaha by'ubushukanyi. Nsabimana Janvier yavuze ko impamvu yatangiye ibikorwa byo gusabiriza nyuma y'uburwayi yagize bwafashe udusabo tw'intangatwe noneho kwivuza bikazajya bimugora kubera nta bushobozi buhagije yari afite. Uyu mugabo yigiriye inama yo kuzajya ajya gusabiriza ahantu hatandukanye ndetse biza kumuhira abona amafaranga yo kwivuza ndetse nawe ubuzima burahinduka. Icyakora kubera ingeso yamwokamye arabikomeza. Nyuma y'uko ubwo buzima bwe buhindutse, bamwe mu bo babanaga ku muhanda bamubashije ibanga yakoresheje arabibabwira ndetse nibwo yatangiye kubereka uburyo nabo bazajya bajya gusabiriza, ariko berekana ko hari uburwayi bafite. Ati bagenzi banjye twaranaga Nyabugogo nibwo nabashishikarije icyo kintu cyo gusabiriza kuko bahoraga bambaza icyo nakoze kugira ngo mbemeze uko meze uko baba baranyumvise, rero dutangira gutyo umwuga wo gusabiriza. Nsabimana avuga ko yatangiye ibikorwa abishyiriraho irangi ryo mu bwoko bwa antihuye ku bagabo bwabo ndetse kugira ngo bugaragare nk'uburwayi, noneho bagafata amafoto akaba ari nayo bagenanaga berekana. Gusa ntabwo ibi byigeze bibahira kuko wasangaga akenshi abagiye gusabiriza bafashwe bikarangira bafunzwe. Nyuma yaje kwiga umuvuno wo gukoresha produit abagore bakunda gukoresha mu mutwe ndetse n'amavuta ya gikotori, aho yabifataga akabisiga ku mubiri cyane cyane kwabisiga ku bugabo bwabo, ibyatumaga biyaga cyane bukagaragara nk'uburwayi kanseri. Ati niyo mpamvu nashakishije uburyo bwo kugira ngo igihe umwana bamujyanye mu kigo ngororamuco nakuramo babone ko afite ikibazo cyihutirwa. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Wallace Gahonzire yavuze ko ku 12 Kanama 2026 aribwo bateye muri yombi Nsabimana Janvier n'abandi 15 bakoranaga mu bikorwa byo gusabiriza, nyuma y'uko abaturage bari batanze ikirego cy'uko aho babaga babakoreraga ibikorwa byo kwangiza imyanya y'ibanga. Abaturage baje kuri polisi ya Kimisagara bavuga ko hari umuntu waremye itsinda risabiriza, ariko muri uko gusabiriza rikaba rinakoresha uburyo bwo kubanza gushyira amwe mu maproduit ashobora kwangiza umubiri w'umuntu kugira ngo bagaragaze ko arwaye kanseri. CIP Gahonzire yasobanuye ko Nsabimana yajyaga ajya gushakisha abantu babwira ko agiye kubaha akazi, yarangiza agafata aside akayishyira ku myanya y'ibanga y'abagabo kugira ngo bagaragaze ko barwaye. Ati yafataga aside n'izindi produit yavangaga akabishyira ku gitsina kuko hari uburyo bituma gitutumba, yarangiza akabambura ubusa akabafotora. Ayo mafoto niyo bakoreshaga ahantu babaga bagiye gusabiriza nk'uko byagenze kuri aba bafashwe. Polisi y'u Rwanda ivuga ko Nsabimana yari yashinze amashami atandukanye mu gihugu, aho yakoreraga mu mujyi wa Kigali, Bugesera, Huye, Nyaruguru, Rubavu, Musanze na Rusizi. Ibi byatumaga yinjiza miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ku munsi ndetse aya mafaranga akayagabana na bagenzi be kuko ababaga bameze nk'abarwayi bishyuraga 200,000 by'amafaranga y'u Rwanda, abarwaza akabishyura 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Umukozi ushinzwe gukusanya amafaranga we yamwishyuraga 100 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe abashinzwe gukora amasuku ndetse no guteka ubishyurwaga 1000 bigera kuri 50 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. CIP Gahonzire yavuze ko kuba umuntu yagira ikibazo mu buzima bidakwiriye gutuma yishora mu bibazo bitandukanye. Ati turabasaba urubyiruko by'umwihariko kuzajya bishakamo igisubizo igihe bahuye n'ibibazo runaka kandi bagashyira imbaraga mu kwiga kwihangira imirimo, kandi hari abantu benshi bahuye n'ibyo bibazo none ubu ngubu bameze neza kandi biteje imbere bitanyuze mu gusabiriza. Mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari abarwayi umutwe w'iterabwoba wa FDLR bamaze imyaka myinshi babwirwa ko umunsi umwe bazambuka umupaka bakinjira mu Rwanda bagafata ubutegetsi. Icyo cyizere gishingiye ku buhanuzi
ibihuha n'inyigisho zimaze imyaka zikwirakwizwa muri abarwanyi cyabaye kimwe mu byatumye bamwe muri bo bakomeza kwizirika ku buzima bwo mu mashyamba aho gutaha ngo batangire ubuzima bushya. Babwirwa ko igihe cyo gufata u Rwanda kiri hafi, ko ibimenyetso by'ubuhanuzi bihari, ariko uko imyaka yagiye ihita indi gataha ayo masezerano ntiyasohoye. Kugira ngo badacika intege bahabwa ibindi bisobanuro byitwa ubuhanuzi. Pasiteri Niyonzima Jean Damascene wabaye mu bayobozi bashinzwe ubutasi muri FDL ndetse n'umuhanuzi yasobanuye ko ubuhanuzi muri uyu mutwe bwatangiye nk'uburyo bwo gutera intege abarwayi babo kugira ngo birengagize intege nke bafite. Ati bari abasigaye mu burasirazuba barisuganyije kugira ngo baze gutera u Rwanda, ariko kubera ko nta bikoresho noneho kubabwira ngo tujye gutera u Rwanda ugasanga nta ngufu bifite. Yasobanuye ko ingabo zatsinzwe X5 ndetse n'indi mitwe y'interahamwe byari bisigaye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byafashe icyemezo cyo gukoresha umuhanuzi ukomeye wo muri teritwari ya Masisi witwaga Nyiraruvugo Tasiana kugira ngo ahe morale abarwanyi babo. Ati kugira ngo rero imbaraga ziboneke, hari umuhanuzikazi witwa Nyiraruvugo Tasiana wo muri Masisi. Uwo nguwo twaramuhamagaye, yari umuntu w'ikirangirire, umuntu wemerwa n'abaturage, abantu bemera ko ahanura iby'Imana. Pasiteri Niyonzima yasobanuye ko bahamagaye Nyiraruvugo kugira ngo anabahanurira abarwanyi babo bumve ko koko ari Imana iri kubaha ubutumwa, kuko n'ubundi abakongomani bavugaga ko ari Imana imuvugiramo. Yakomeje agira ati we yaje kuvuga ibyo twamubwiye, tumubwira ko agomba kubwira abasirikare ko Imana iduhaye igihugu kugira ngo tugire kandi tugombe muri rusange gutsinda, kandi ko ibikoresho turi kubura nitugira mu Rwanda tuzahita tubibona, ari nabyo bizadufasha kugira ngo dufate igihugu. Nyuma y'ubuhanuzi bwa Nyiraruvugo, abarwanyi ba FDL bateye u Rwanda baratsindwa. Pasiteri Niyonzima yasobanuye ko bitari byoroshye gusobanurira abarwanyi b'uyu mutwe uburyo batsinzwe kandi bari barishejwe ko bagiye gufata igihugu. Mu magambo ye ati twaratsinzwe dusubira muri Kongo dutegura abandi bahanuzi bacu kuko hari amatsinda twashyizeho y'abanyamasengesho. Noneho abahanuzi tubwira ko bagomba guhanurira abantu ko gutsindwa atari uko Imana yabeshye, ahubwo nuko hari inshingano twahawe tutubahirije. Abandi baragiye barasinda, barasambana, bariba, bica abantu b'inzirakarengane, ariyo mpamvu dutsinzwe. Pasiteri Niyonzima yavuze ko icyo gihe abarwanyi ba FDL babwiye ko Imana itivuguruje, bityo ko bagomba kwihana ibyaha byose bakoze, hanyuma bagasubukura ibitero ku Rwanda kugira ngo noneho barufate. Majoro Richard Makuza Anastase wakoreraga hafi ya perezida wa FDL Lt Gen Victor Byiringiro imyaka 19 akora mu bijyanye n'itumanaho mbere y'uko ataha muri 2020 yasobanuye ko ubuhanuzi bwari icyemezo kidafite aho gihuriye n'Imana. Ati twabwitiraga ubw'Imana, ariko mu by'ukuri n'imyanzuro yaturukaga mu nama z'abayobozi niba harimo gutegurwa igitero ku Rwanda kugira ngo byumvikane neza ko mu basirikare cyangwa se abaturage b'impunzi, nuko hagombaga kugira abantu bategurwa bagahabwa ayo magambo uko imyanzuro y'inama yavuze, ndetse bikanyura mu biterane byo gusenga ko turi gusengera operasiyo igiye gukorwa mu Rwanda. Ba bantu bagahanura. Njye nabonye dufata u Rwanda, nabonye abayobozi badutegurira igitero, dutera u Rwanda turarufata, ari ibintu by'ibihimbano twacuraga cyane cyane ducurira abantu. Major Richard Makuza yavuze ko abahanuzi ba FDL bitabagaho cyane bakagerwa abatoni kugira ngo batazava kuri uyu mutwe w'iterabwoba bagahishurira abantu ko ibyo bakoraga byari bihimbano. Yavuze ko amahirwe FDL yagiraga ari ukubona umuntu ukurikiranyweho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi 1994 ahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akayiyungaho kuko yamwifashishaga nk'umuhanuzi, agatangariza abarwanyi ko Imana ari Imana yamutumye. Ibi rero atireka mbyite ngo twabaga tugize Imana, hakagira nk'umuntu wakoze icyaha cya jenoside yakorewe Abatutsi hano agahunga ubutabera. Icyo gihe twabaga twungutse, ntabwo twamwitaga impunzi, twamwitaga umuhanuzi, tukamutangariza abasirikare n'abaturage tuti hari umuhanuzi waje. Major Richard Makuza yavuze ko uwabaga ahunze yahuzwaga kubwira abarwanyi ko aturutse ubutabera, ahubwo ko yagombaga kuvuga ko yemeye kuva mu Rwanda, asiga byose yari afite arabasanga kugira ngo bifatanye gufata igihugu kuko ngo yabaga yabonye byegereje. Ati kwari kumukoresha ingendo dusura abasirikare aho bari mu birindiro byabo n'abaturage, atanga ubwo buhamya. Noneho akaza no kuvuga ati Imana yarantumye ngo mwitegure, ahunze ubutabera, ntabwo dushaka ko aba impunzi. Mu mwaka wa 2001 abarwanyi ba FDL bagabye igitero gikomeye mu Rwanda habahaye izina rya Oracle du Seigneur. Ni kimwe mu byari bishingiye ku buhanuzi, aho abarwanyi b'uyu mutwe bari babeshywe ko bagiye gufata igihugu.
Meja Richard Makuza yagize ati icyo gitero twakise Oracle Bisenyeri genekereje cya gitangaza cy'Imana twaje twateguye abahanura ko bagomba guhanura ko igihe kigeze tugomba gutera u Rwanda ibyo twapanze twabaga tubizi ko tugomba kurwana ariko abo tuyobora bo bakaza bazi ko baje mu mugambi w'Imana. Yasobanuye ko icyo gitero cyafatuyemo abarwanyi benshi ba FDLR bake basigaye basubira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bahurizwa mu biganiro byo kubatera morale byari biherekejwe n'amasengesho. Abahanuzi bababwira ko igitero kitagenze neza kubera ko bishoye mu byaha birimo ubusambanyi. Pasiteri Niyonzima yavuze ko hari ubwo we na bagenzi be bari bagiye kugaba igitero gikomeye mu Rwanda bageze mu birunga bajya gusenga. Abahanuzi babwira ko babonye umuhanda wa Gisenyi Ruhengeri ufashwe. Ati hari naho twageze mu birunga tujya gusenga, abahanuzi bati tubonye umuhanda Gisenyi Ruhengeri urafashwe, tubonye ingabo zirimo kugenda zigiye i Kigali. Jewe nasigaye mu birunga ariko abasirikare twari twajyanye, jewe nari nturutse Rucuru, bari bajyanye nk'abasirikare 2,000 ariko twagarutse tutarenze abasirikare bagera kuri 50, abandi bose bafashwe abandi bapfuye. Meja Richard Makuza na Pasiteri Niyonzima bashimangiye ko ubuhanuzi muri FDLR hari ikinyoma, basaba abarwayi bakiri muri uyu mutwe cyane urubyiruko rukureka ubwishingikirizaho no kurangazwa n'abasaza bagataha bakubaka ubuzima bushya nk'abandi bemeye gutaha mu Rwanda. Naho mu yandi makuru nuko ubushakashatsi bukuru bw'u Burundi bwatangaje ko bwatangiye iperereza ku itsinda ry'abantu bakekwaho uruhare mu kwinjiza intwaro nyinshi mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ryifashisha inyandiko mpimbano. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku ya 18 Kanama uyu mwaka, umushinjacyaha mukuru w'u Burundi Nkorerimana Rose yatangaje ko yafunguye dosiye y'aba bantu. Nkorerimana yavuze ko iri tsinda rigizwe n'abanyamahanga ndetse n'abarundi bakoresheje ibyangombwa bihimbano kugira ngo bashobore kwinjiza intwaro mu gihugu cy'u Burundi. Ubushinjacyaha bwatangaje ko hari abantu 2 bamaze gutabwa muri yombi barimo umurundi wabaga hanze witwa Muco Edi na Ditouan Wayne Patrick ukomoka muri Afurika y'Epfo. Itangazo rivuga ko hafashwe intwaro nyinshi ariko ntiryasobanuye ubwoko bwazo cyangwa aho zagenewe ngo bazikoreshe. Ubushinjacyaha bukuru bw'u Burundi bwatangaje ko bukomeje iperereza rigamije kumenya neza uko izi ntwaro zinjiye mu gihugu no kugaragaza uruhare rw'umuntu uwo ari wese waba waratumye zinjira mu gihugu. Reka mubwire ko hano ari kuri Care Empire, munzubane natwe ukanda kuri subscribe ubona amakuru agezweho uburyo bwiza kandi bwihuse.